Yesu abari Gosheni nubwo ibyago byohinda bagana mu Giputa nubwo ibyago byohinda bagana muri Yesu ariko abari muri Yesu abari muri Kristo Yesu biteguye neza gusohorezwa amasezerano biteguye neza kugera ku ntego y'Imana kuko bari mu mahoro. Turaguhimbaje Mana yera bikomeye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ubwami bwawe buze Mana. Haleluya. Haleluya. Uretse ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Haleluya. Tuguhaye icyubahiro cyawe uyu munsi wa none. Haleluya Yesu. Tugushimiye imibereho myiza muri Kristo Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Izina ryawe ni ryamamare Mana, izina ryawe ni ryamamare. Bwiza bwawe butumurikire uyu mwanya. Habwicubahiro wa Mana we. Uri Imana ikomeye, uri Imana icyubahiro wa Mana yacu. Uri umukozi w'umuhanga turakwizeye Mana. Tugufitiye icyizere gikomeye kuko uri umugiraneza. Tugirira neza, ngaho gira neza ubuzima bwacu. Gira neza imibereho yacu. Gira neza ubwoko bwacu. Gira neza isi yacu. Gira neza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gira neza ibihugu by'ibiyaga bigari. Gira neza umugabane wa Afurika. Gira neza isi yose ubwo tukirimo duhumeka umwuka w'abazima ubwo turi amahoro turakubwiye ngo uhabwe icubahiro. Wimbazwe Imana ya Isiraheli ushirwe hejuru. Turi amahoro mu miryango yawe n'amahoro mu gihugu. Abagufite bafite amahoro bose bacana amahoro natwe turi amahoro. Itorero ryawe Mana uhabwe icubahiro kugura amahoro uhabwe icubahiro munsi ngo itorero rizava mu isi isi ngo izacura umwijima. Uhabwe icubahiro wa Mana. Twatuye amahoro dutangaje amahoro twamamaje amahoro mwisi ya none. Icubahiro wa Mana we. Izina ryawe rihabwe icubahiro Mana. Haleluya. Bana n'abantu bayuka mu ijambo ryawe. Bana natwe. Bana n'abakunzi ba Siloam TV. Bana n'abanyetorero ba Siloam. Haleluya. Isi ya none Mana yumve ijambo ryawe. Haleluya Yesu. Izina rya Kristo tubisenze Mana kiranuka. Amen. Amen. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Arakoze mwene data Erikimana mu mugisha ubashije kudushira imbere y'Imana muri kino gitondo kandi cy'uyu munsi ugira uwa mbere wa kino cyumweru. Twaje gushimira Imana yabanye natwe muri iki cyumweru cyose gitambutse. Imana yatugiriye neza tukaba tugeze kandi kuri uyu munsi wa mbere aho tugiye gutangira iki cyumweru. Reka tubifurize icyumweru cyiza. Reka tubifurize icyumweru cy'amahirwe. Reka tubifurize icyumweru cy'umugisha mwese abadukurikira ababana natwe muri uyu mwanya muri iri tumanaho cyangwa se kuri uyu murongo wa Siloam Gospel TV. Rwose muzukuri Imana yo mu ijuru izabaha amahirwe adasanzwe muri iki cyumweru kandi turabizatura nk'abagaragu b'Imana twizera neza kuko ukuboko kw'Imana yo mu ijuru kuzakomeza kubana namwe. Hamwe n'ibyo nanone turongera kubabwira ngo kaze bavandimwe itorero ryose ry'Isiloam n'abandi itorero ryose rya Kristo aho riherereye ku isi n'abandi bose badukurikira babasha kumva aya magambo y'Imana babasha kumva uru rurimi turimo gukoresha. Ariko ndizera neza kuko Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zo kubasha gusobanurira buri wese no kubasha kumvisha buri wese wenda kurusha uko twebwe dushobora kuba turimo kubivuga. Rero ikaze muri aya masaha twongere kandi dusangire ijambo ry'Imana. Reka nongere mbibutse ko kuwa gatandatu twasoreje ku ijambo twari turimo twiga n'ubu tugikomeje kwiga. Twari turimo twiga ijambo rivuga ngo amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Bavandimwe mu kuwa gatandatu twari turimo twiga igice cya 45 aho Yosefu yarimo yirondoreye cyangwa se yibwiye bene se ngo babura icyo bavuga baramwara baraceceka. Twavuze ko iyo Imana ihinduye amateka abantu baza bahindura amagambo. Iyo Imana ihinduye amateka
amagambo yo kuvuga kenshi abakuvuze ya magambo azashira. Amaguru yagiye kuvuga ko Yosefu yapfuye, ni nayo maguru yongeye kandi kuja kubwira Yakobo kuko Yosefu ariho. Manishimwe abantu bose abagututse abakuvuze nabi, abagusebeje, iyo Imana iguhinduriye amateka, ikimwaro kiza kigaruka kikabajaho. Rero uhumure, ndongera kukubwira ngo uhumure, ukomere. Nubwo uyu munsi uhayibona ugenda n'iceye, nubwo uyu munsi uhayibona amagambo y'abantu yabaye menshi, ukaba uri mu kimwaro, ukaba uri mu gisebo, abantu bakakubwira ngo se biriya bintu wabigiyemo gute. Ariko reka nkubwire, hari igitondo kimwe Imana izohindura amateka, ukibwira bariya bose bagusebyaga, uzobabwira cyangwa ubabwire gukomera kw'Imana yacu, ubabwira imbaraga z'Imana yacu, ubabwira Imana yo mu ijuru igukuye muri ico kimwaro. Ico nemera kandi nizera nuko amagambo yo kuvuga azashira, kandi cya kimwaro nibo kizagaruka kisheho. Rero humura, ntugire ubwoba mwene data urimo kunumva muri kino gitondo. Ya maguru agenda aje kugusebya niyazongera kandi kuja kuvuga ibyiza Imana yagukoreye, niyazongera kandi kuja kuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Rero ntugire ubwoba, ntutinye, ntuhungabane, ntugire ikindi icyo ari cyo cyose na kimwe gishobora kugukanga. Komera, ushikame, kandi ukomeze utunganire Imana. Abantu bose, abo bose bagusebyaga, umunsi umwe Imana yo mu ijuru izobakoza isoni, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe ntituzadukorwa n'isoni, kuko Imana yacu ari Imana idashobora kudukoza, n'Imana idashobora kudukoza isoni. Wibuke wa munsi ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bayali batangiye kuva mu gitondo, ariko ngo bigeze saa 9 Imana yo mu ijuru iritamurura. Eliya yatangiye kubaka igicaniro, ngo amaze kucubaka ahamagara Imana ya Isirayeli, aravuga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka na Yakobo, bimenyekana uyu munsi ko ari wowe Mana ija yumva, umanura umuriro, Mana nyiribihe ntizikoze isoni. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomeze, tugiye gusoma nanone igice cya 46. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Reka mwene data dufashe gusoma uriya murongo wa mbere, dusome tugeze ku murongo wa 3 cyangwa wa 4. Itangiriro 46 duhere ku murongo wa mbere kugeza kuri 44. Itangiriro igice cya 46. Yego, murongo wa mbere. Yego. Isirayeli aragenda, ajyana ibyo atunze byose, agera i Berisheba, atambira ibitambo Imana ya se Isaka, ibitambo. Imana ihamagara Isirayeli mu iyerekwa, Imana imubonekera mu iyerekwa ya nijoro iti, iramubwira ngo Yakobo, Yakobo. Aritaba ati, reka mbabwire icyo nshaka kubabwira, icyo dushaka kuganira uyu munsi, tutaza wenda no gutindamwo umwanya muremure, ariko ndashaka kukubwira ko Imana yo mu ijuru, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, Imana umuremyi w'ibiguruka n'ibikururuka hasi, Imana umuremyi w'ibiri mu nyanja, Imana umuremyi w'ibi byose tubona n'ibyo tutabona n'ibiri ahandi. Iyo Mana, oh haleluya, iyo Mana iratuzi. Iyo Mana irakuzi, nubwo urimo kubona rimwe na rimwe ukabona ibibazo byakuzengurutse, ariko reka nkubwire ko Imana yo mu ijuru irakuzi. Nuramuka uhagurutse ugatera intambwe ukayishakisha, ugashaka kuko muvugana, Imana yo mu ijuru irakuzi. Hano umuririmbyi wavuze ngo aratuzi, ngo azi n'amazina yacu. Akuzi mu izina, akuzi ukiri urusoro, ukiri mu nda ya mama wawe,
Imana yo mu ijuru irakuzi, iragusobanukiwe. Ndagira ngo mbizeze neza bavandimwe, iri jambo wenda tuzongera kandi tuze kurigarukaho mu buryo burambuye, tugira ngo tubashe kurisesengura neza. Ariko kimwe nashakaga kukubwira, abantu ntibakagutera ubwoba cyangwa se wowe ngo ucike intege ngo utangire kwibaza ngo se ngo njewe Imana iranzi. Imana iranzi gituma itangirira gutya, gituma igirira abandi yewe ntingirire gutya. Ariko reka ngubwire, Imana yo mu ijuru yakuremye, izi impamvu yakugize muremure, izi ni impamvu yakugize mugufi. Hari abantu benshi batagishaka guturira Imana, hari abantu benshi batagishaka gukorera Imana, bakazana yindi myumvire. Ariko reka ngubwire, ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu abantu bihimbira. Ibi ni ihame rya Bibiliya, ni ihame ry'ijambo ry'Imana. Guturira Imana, gutambira Imana igitambo, guhereza Imana, gutangira Imana icyacumi, kuko ni wowe biri bugirire umumaro, ni wowe biri bufashe mu buzima bwawe. Agera Besheba, yego, atambirayo ibitambo Imana ya Isaka. Imana ihamagara Isiraheli mu izina rya nijoro iti, yego, Yakobo. Aritaba ati, Imana yari yaramuhinduriye izina imwita Isiraheli, ariko kubera kuko Imana ituzi, wumve neza kuko yari imuzi kuva na kera akitwa Yakobo. Haleluya. Kuva na kera akitwa Yakobo, Imana yari izi kuko yitwa Yakobo, iramuhamagara ngo Yakobo. Yego. Aritaba ati karame. Iramubwira iti ndi Imana ya so. Iramubwira ngo ni nje Imana ya Isiraheli, ni Imana ya so. Yego. Ntutinye kumanuka ngo uje muri Egiputa. Ntiwange kumanuka ngo uje muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishanga rikomeye. Ubwanje nzajyana nawe muri Egiputa. Kandi ubwanje nyizagarukana uzagukurayo. Kandi ni njyewe njyenyine. Urumva, Imana yo mu ijuru, bangubitonda iritiye, Imana yo mu ijuru igira plan y'amasezerano yacu. Bwana sifiwe. Oh, haleluya. Imana niyo izitanga, Imana niyo igira plan y'ubuzima bwacu bwose. Imana ibufite hehe? Imana ibifite mu kuboko kwayo. Iramubwira ngo genda uje mu Egiputa, hariya niho nzakugirira ubwoko bukomeye. Aha ndashaka kuvuga ijambo rimwe bavandimwe, ndagira ngo muri iki gice ndaza gutinda, wenda ndagenda tinda ku magambo amwe namwe. Iri jambo nari maze kubabwira yuko Imana ituzi mu mazina. Imaze rero kumubwira gutyo, iramubwira ngo hariya niho nzakugirira ishanga. Aha ngaha icyo Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana rishaka kutwereka, abenshi ntibaza bamenya kuko hagati mu bibazo, oh haleluya, hagati mu bibazo, hagati mu ngorane, hagati mu ntambara, hagati mu bigeragezo, aho utekereza kuko nta kintu na kimwe cyoba kikugana, aho utekereza kuko nta kintu na kimwe cyoba kikugeraho cy'amahirwe, ariko umva niho Imana ivuze ngo aho ngaho niho nzakugirira ishanga rikomeye. Bivuga iki? Bivuga ngo iyo uhaye unyura mu bigeragezo, nawe mu gihugu Imana itari yarasezeranije sekuru Ibrahimu na se Isaka, Yakobo yarazi kuko ibintu byose Imana izo bimuzamurira ikabimuhera i Kanani, mu itongo rya sekuru no mu itongo rya se. Ariko Imana iramubwira ngo mu Egiputa niho nzakugirira ishanga. Imana ishimwe. Humura, hariya muri biriya bibazo niho Imana izerekanira imbaraga zayo. Hariya muri ziriya ngorane niho Imana izoramburira ukuboko kwayo. Hariya muri ziriya ngorane niho Imana yo mu ijuru izokorera umurimo ukomeye. Niho uzakuzamurira, niho izagushirira hejuru. Nicyo kizatuma amahanga abasha kumenya kuko uri kumwe n'Imana. Muri biriya bigeragezo nibwo abantu bazemera bakavuga ngo dore umugaragu w'Imana, dore umukozi w'Imana, dore uw'Imana yo mu ijuru ibana nawe. Mwirangiza iramubwira ijambo rya gatatu, iramubwira ngo hariya muri kiriya gihugu nije ukujanyeyo, nije uzabana nawe, ariko kandi n'umunsi wo kugaruka kugira ngo ukivemo nije uzongera kugira gute, nije uzongera kugukurayo. Reka mbabwire bavandimwe nshuti z'umusaraba,
bene data turi kumwe muri aya materaniro uyu munsi ndashaka kukubwira ko Imana niyigira plan y'ubuzima bwawe. Imana niyiza umunsi waje kuri iyi si, ni nayo izi umunsi uzogira gute, ni nayo izi umunsi uzosohokamo. Umunsi wo gusohoka kwawe muri ubu buzima Imana yo mu ijuru yonyine ni yubuze. Abantu benshi bakunda gutinda, tugatinda wenda ku kintu cy'amagare, ariko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Yesu nzi kuko ufite amagare ibihumbi, ngo ariko muri ayo magare ibihumbi ngo harimo n'iryo wagize gute, harimo n'iryo wangeneye. Nimba igare ryawe Imana yaramaze kurigena, nta mpamvu nimwe yo kuritindaho. Uzumenya gusa ngo umunsi wawe wagize gute, washitse. Umuririmbyi nawe yararirimbye w'indirimbo zo gushimisha ngira mu 271 aravuga ngo Yesu databuja ngo nzamukorera ndacogora, ngo ngwize ubuntu n'urukundo afitiye. Aravuga ngo maze imirimo yambaye ninirangiza azampamagara. Aha turi muri plan z'Imana. Imana iziko izi umunsi tuzorangiza imirimo. Hari mission turimo, iyo mission nirangira Imana yo mu ijuru izaduhamagara. Rero humura, iramubwira ngo iminsi uzomara muri Egiputa icyo gihe cyose nzaba ndi kumwe nawe. Muri izo bibazo urimo ndashaka kukubwira kuko Imana yo mu ijuru itarakurekerera. Uracyari kumwe n'ukuboko kw'Imana, uracyari kumwe n'imbaraga z'Imana, uracyagendana n'ubushake bw'Imana, uracyagendana no kugira neza kw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Imana yo mu ijuru ko Paulo yanditse aravuga ngo dusanzaho ubuntu bwayo iracyabugusanzaho. Rero witinya, ndashaka kongera kandi kukure mu mutima koresheje ijambo ry'Imana. Wumvira ijwi ry'uyu munsi, wumva ijambo ry'Imana icyo ririmo kukubwira. Ntabwo ari igipindi, ntabwo ari ikindi kintu turimo kuvuga, ariko turimo turakubwira icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo Imana yivugiye, ijambo Imana yivugiye ubwayo. Uyu munsi turimo kubwira Yakobo, ariko ijwi ni wowe ririmo kubwira, ni jewe ririmo kubwira. Niko rero tubwira ngo iminsi yose ari mu Egiputa niho nzakubwirira ishanga rikomeye, niho nzakuzamurira, niho nzakwerekanira kuko ndi kumwe nawe. Kandi no mu gihe cyo kuvayo ni jewe uzongera kandi kurambura ukuboko kwanje, kuko biravuga ngo yabakuje y'ukuboko kwayo kugize gute, ukuboko kwayo gukomeye. Komeza so mu murongo. Yakobo arahaguruka ava i Betisheba. Abana ba Isiraheli bajyana na Yakobo se, abana ba Isiraheli bajyana na Yakobo se n'abana babo bato n'abagabo babo mu magare ya Farawo yohereje kumuzana. Yego. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baronkeye mu gihugu cy'i Kanani bajya muri Egiputa. Yego. Yakobo n'urubyaro rwose rujyana nawe. Yego. Karindwi. Abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa be. Yego. n'abakobwa b'abahungu be n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa. Amen. Icyo nshaka kuvuga, icyo ijambo ry'Imana ririmo kutubwira, nyuma yo kumubwira kuko atagomba gutinya kuja mu Egiputa, Imana imaze kumwizeza kuko izabana nawe kandi ari nayo ifite plan y'ubuzima. Ndashaka kongera kukubwira ngo plan y'ubuzima, plan yo gusohozwa kw'amasezerano y'Imana ni Imana yonyine ibifite. Nta mwana w'umuntu wobigiramo imbaraga, nubwo umwana w'umuntu yobikora, ariko azabikora bikoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Imana nigukoresha azabikugezaho, ariko Imana nitamukoresha nta na kimwe umwana w'umuntu yakora. Ahubwo icyo yakora yakwibagirwa, ntiyamenya kuko hari n'icyo wigeze kumukorera. Ariko Imana yamukoresheje kubera kuko Imana arigira plan y'ubuzima. Haleluya. Imana niyigira plan y'ubuzima bwacu. Rero Bibiri iravuze ngo avuye i Betisheba ngo aramanuka, ngo amanukana n'abahungu be, ngo amanukana n'abakobwa be, ngo amanukana n'ibintu bye byose. Icyo nshaka kukubwira ni iki bavandimwe, hari igihe cyinshi cyangwa se iyo tugenda tureba ubukristo bwacu bw'uyu munsi, abantu baza bava mu isi cyangwa se abantu bakavuga kuko bakijijwe, ariko ntibajyane n'ibyabo. Wibuke wa munsi wo kuva muri Egiputa, iyo usomye igitabo cyo kuva, Mose yabwiye Farawo amubwiye ngo nimugende ngo musiga amatungo, aramubwira ngo nimugende musiga abana, aramubwira ngo nimugende, akomeza kumubwira ibintu. Ariko muri kimwe
Farawo abwira Mose ngo mugende muzagende muje gutamba muje gukorera Imana ariko muzasiga ubutunzi. Mose aramubwira ngo umva nkubwire inka zacu tuzazijyana kubera kuko muri izo nka niho harimo ibitambo soza duturira Imana. Aramubwira ngo habe n'inkaranobe urugwara rw'inkaranobe ngo ntarwo tuzosiga mu Giputa. Ushobora kuba warakijijwe, ushobora kuba waritabye Imana, ushobora kuba uza mu rusengero, ushobora kuba ukora ibindi ariko warasize ibintu. Oh haleluya, warasize ibintu inyuma, warasize ubutunzi bwawe bwose ukabusiga, ubutunzi bwawe bwose ukabusiga inyuma, ukagenda wenyine ntihagire ikintu na kimwe ujyana. Ukumva kuko ugomba gusa kugenda ukaja mu rusengero ariko zageze umwanya wo kuvuga ngo mukore, zageze umwanya wo kuvuga ngo utambe ibitambo, zageze umwanya wo kuvuga ngo ukore umurimo w'Imana, zageze umwanya wo kuvuga ngo noneho birageze aho ushobora kugira ikintu wohereza Imana. Ico gihe ntacyo wabikoraho kubera kuko wabisize inyuma. Ndagira ngo nibutse abantu iki kintu Satani akomeza kucizingamo kenshi, abantu kugenda bonyine ubwabo, umuntu wenyine agahaguruka. Rimwe na rimwe ugasiga umuryango, rimwe na rimwe ugasiga ibintu, rimwe na rimwe mugenda n'umuryango mugasiga ibintu, cyangwa ukajana ibintu ugasiga umuryango. Ariko icyo nshaka kuvuga, Bibiliya yavuze ngo Yakobo ajana n'ibintu byose yaronkeye muri Kanani, ngo ajana n'umuryango we wose, abahungu be n'abakazana be n'abandi bose n'abuzukuru be b'abakobwa n'abahungu bose arabajyana, ngo baramanuka baja mu Giputa kuko Imana yari imaze kumwemerera kuko izabana nawe. Icyo nshaka kukubwira hano muri kino gitondo, ndashaka kukubwira ngo nuramuka ugiye gukorera Imana, nuramuka ukijijwe, hagurukana n'ibyawe. Oh haleluya, Yesu yabivuze mu magambo yoroheje, aravuga ngo mukundishe Imana ngo imbaraga zanyu zose, ngo n'ubwenge bwanyu bwose, noneho n'ubutunzi bwawe bwose, ibintu byawe byose ubikundishe mu Imana, ubikoreremo n'Imana, ntukabisige, kugira ngo amasezerano yawe azasohore, kugira ngo amasezerano yawe azagerweho. Iri sezerano kugira ngo Yakobo yemere kumanuka agende aje mu gihugu cya Egiputa, hari yagiye gusohora isezerano rya kabiri, cyangwa se hari yagiye gusohora intambwe ya kabiri y'isezerano rya Yosefu, kugira ngo Yakobo nawe yikubita imbere ya Yosefu avuge ngo mutware, umugaragu wawe ndi hano. Ndagira ngo rero muri iki gice cya 46 ndashaka kugira ngo nkubwire ko ikintu Imana irimo kukubwira uyu munsi, Imana kwira kugira ngo ntugire gute, Imana kwira kugira ngo ntutinye. Imana izayihishurira abantu, yihishuriye Ibrahimu mu gice cya 15 cy'itangiriro uhereye ku murongo wa 12. Imana iramwihishurira, Imana iramwiyereka. Imana iri mu kuvugana n'abantu n'uyu munsi. Imana iracyari kwivugana n'abantu. Nimba hari ibibazo urimo, nimba hari ibintu byimiriye amasezerano yawe, nimba hari ibintu bikugoye, banza utere intambwe ugenda ugana Imana, banza utere intambwe ugenda uje imbere y'Imana, banza wegera Imana. Wipfa gusa kumva amagambo, wipfa kumva gusa ibintu bihogerana, wipfa kumva amajwi yo hirya no hino, oya azo ngibyo bireke, banza ubishire ku ruhande. Ariko reka nkubwire ko Imana yo mu ijuru nuyegera izagusobanurira, izakubwira ijambo, izagenda ikubwira ijambo kurindi, icyo yagusezeranije, icyo yaguhamagariye, icyatumye Imana igukura iriya mu mwijima ikakuzana mu buntu bwayo, ikagushira mu gakiza kugira ngo uzayikorere. Hariho impamvu Imana yaguhamagaye, hariho impamvu Imana yaguhaye ayo masezerano, ni ukugira ngo namara gusohora. Kuko Yosefu yaravuze ngo icyatumye babanziriza hano ngo kwari ukugira ngo nzakize abantu benshi. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko abantu benshi cyane kuri none bibwira ko ibyo bakora bari mu bushake bw'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ko akenshi ushobora guhagarara ahantu kumbe waragiye ntabwo uri mu bushake bw'Imana, wagiye usiga n'ibintu warabisize,
cyangwa hari ibindi wasize inyuma ugahora uhagaze gusa aho ngaho, nta munsi n'umwe uratera n'intambwe n'imwe, nta munsi n'umwe urazamuka no kuri esikariye n'imwe, ariko ugahora ubwira abantu ngo utegereje kuko amasezerano yawe azasohora. Wa munsi twaravuze ngo hariho abantu benshi baryamye ku masezerano y'amahuri. Amahuri ni igi ryaraririwe ariko ritabashije kuvukamwo, umushwa, ritabashije kubamo umushwa. Ariko ugahora ubwira abantu gusa ngo uryamye ku masezerano, kandi ayo masezerano ni amahuri. Ushobora kuba wibwira ngo uhagaze mu bushake bw'Imana, ukibwira kuko hari ibintu uzageraho, ukibwira kuko hari ibintu bizagerwaho. Ntabwo bizagerwaho, kubera kuko hari icyo utakoze wagombaga gukora. Wahagurutse ubwawe, ntiwigeze wenda ngo wegere Imana, ubaza Imana hejuru y'ayo masezerano, ubaza Imana nimba ugomba kwishora muri ibyo bintu na Satani cyangwa se bagakoreshwa n'Imana. Ariko reka nkubwire ngo muri izo bibazo byose abadayimoni barimo kukunyuzamo, Satani arimo gushaka kukujyanamo, uracyari kumwe n'ukuboko kw'Imana, uracyari kumwe n'imbaraga z'Imana, kuko hari ryajwe, hari ijwi mwavuganye naryo. Muririmbyi yaravuze ngo na huyu si mgeni, ni Yesu Mwokozi, sauti yake nzuri najua, ninamfungulia naona ni yeye, na siku hiyo sitaisahau. Umunsi mwavuganye n'Imana, umunsi mwahuye nayo, wibuka umunsi mwahuye nayo murimo kuganira, ikaguhamagara mu izina. Imana ntituyobewe, Imana izi guhamagara mu izina, Imana ikakuganiriza, Imana ikakubwira ubuzima bwawe kuba butangiye kuzageza iherezo. Imana ikakubwira ukundi izakuzamura, Imana ikakubwira ukundi izakubaka, Imana ikakubwira ukundi izagushira hejuru, Imana ikakubwira ibintu byose. Imana ikakubwira amasezerano yawe n'ay'urubyaro rwawe rwose. Imana ishobora ikakubwira n'amasezerano y'umuryango, Imana ikakubwira amasezerano y'itorero, Imana ikakubwira amasezerano y'igihugu, kuko Imana yo mu ijuru ari Imana izisezeranya kandi yarangiza igasohoza. Rero ndagira ngo mbabwire, kugira ngo ugere neza kuri ayo masezerano, abenshi barimo kwicira inzira, bagashaka inzira za bugufi, za nzira za bugufi. ugashaka kunyura mu nzira za bugufi. Ariko reka nkubwire, amasezerano ntazanyura mu nzira za bugufi, amasezerano ntazanyura mu nzira za panya, amasezerano ntazanyura mu nzira za kinyarwanda, amasezerano azanyura mu nzira nubwo zoba zikakaye, ariko azagira gute, Imana zica inzira yo kugira ngo amasezerano asohore. Hari inzira Imana izica, Imana yagusezeranije niyo izimenya hazanyura. Woja mu Giputa yosohorera i Kanani, woja mu kindi gihugu, woja mu hehe, Imana yo mu ijuru yaciye inzira, niyo ifite inzira y'ukuntu Imana yo mu ijuru yaguhaye amasezerano, ni nayo ifite inzira izoca kugira ngo, ni nayo yaciye inzira, kuko umunsi yaguha yahise ica n'inzira azagira gute, yahise ica n'inzira azanyuramo. Hariho bamwe uzubona ukabona ibintu byabo rimwe na rimwe ukabona biratambutse, ukabona biciyemo, ukagira ngo none nawe nubikora nawe biramabihe. Ukamubwira ngo ati uriya wese ntiyaraye abikoze, ntibyaraye se biciyemo, uriya se we ntageze kuri iki ngiki, simbona kandi naje ndabona atanandusha inani cyane, wogira gutya. Kumbe wewe iyo siyo nzira Imana yaciye kugira ku masezerano yawe. Imana yo mu ijuru bafashe mu numve, iyo siyo nzira Imana yo mu ijuru yaciye yo kugira ngo wewe ugere ku masezerano yawe. Mandi bazabubaka mu gitondo bwacu ukabona biruzuye, wewe wagira ngo urubaka bakabisenya. Abandi bakiga mu myaka ingaho ukabona bararangije, wewe wagira ngo uriga bika. Haraho Imana yaciye, haraho Imana yagize gute, yavuze ko ugomba kugira gute, ugomba kunyura. Haraho Imana yavuze ko ugomba kunyura. Reka nkubwire, twese tidufite inzira imwe yo kugera ku masezerano y'Imana. Buri wese afite inzira Imana yamuciriye
kugira ngo abashe kuzagera, kugira ngo abashe gusohorezwa amasezerano. Utaranyura muri iyo nzira, Imana irakurinze kugira ngo ugaruke ubanze usubire hariya i Betisheba, nurangiza utambe ibitambo, nurangiza gutamba ibitambo Imana ihakubwirire inzira uzanyura kugira ngo ugere ku masezerano. Rero ni ngombwa kuko dutegereza iyo nzira. Reka rero dusimbuke dusome duhereye ku murongo wa 28. Tuze kuvugaho amagambo make hanyuma ariho tuza gusoreza. 28. Yego. Yakobo atuma Yuda imbere ye. Yakobo atuma Yuda ngo namubanzirize kuri Yosefu wamuha inzira yo kujya Gosheni. Umva, Yosefu kera kuko twavuze kuko niwe wari warahawe kuba ministre w'intebe, kuko nico cyari igisonga cya mbere cya Farawo. Ni nawe wari ufite ubutunzi bwose, niwe wari ufite ubutunzi bwose bwo mu Giputa, niwe wari ubufite mu kuboko, kuko niwe wari ubishinzwe. Icya gatatu, niwe wari ufite kwemerera abinjira n'abagira gute, abinjira mu gihugu n'abasohoka. Yakobo aravuga ati, mbere yuko ninjira muri kino gihugu, nimubanze mugende muje kubwira Yosefu ambereza inzira. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru ikuzamuye, Imana yo mu ijuru igukuye mu kimwaro, igukuye mu gisebo, izikuzamurika gushira hejuru, ukaba umuntu w'ingirakamaro, ukaba umuntu ukenewe, ukaba umuntu ushakishwa. Arababwira ngo abwira Yuda ati, banza ugende ubwire Yosefu anemerere kuko ninjiye mu gihugu, ampe inzira ndebe uko natambuka nkinjira muri kino gihugu. Yakobo atangiye gusaba Yosefu. Komeza. Mu gihugu cy'Gosheni. Yego. Yosefu yitegura igare rye, arazamuka ajya gusanganira se Isirayeli. Yego. Gosheni. Aramwiyereka, aramuhobera. Yego. Begamiranya amajosi, arira ku ijosi rye umwanya munini. Isirayeli abwira Yosefu ati, yego, naho napfa nibyo bizi ubwo nkubonye kamenya yuko ukiriho. Aha. Yosefu agira gute? Aramwiyereka, amwereka kuko akiriho. Ariko ijambo rikomeye, amwereka kuko yabaye umutware, amwereka kuko yabaye umuntu ugize gute, amwereka kuko yabaye umuntu ukomeye wo ku rwego rwo hejuru, ibyo batagiraga gute, ibyo batatekerezaga. Imana yo mu ijuru ifasha abantu bumva amagambo, muzamutegera ijambo ry'Imana, mwumva ijambo ry'Imana. Ibyo Yakobo atigeze atekereza, ibintu Yakobo atigeze atekereza mu buzima bwe, ibintu Yakobo atigeze atekereza kuko bishobora kuba byabaho. Kumwereka kuko atapfuye, yari kwamubona, yarabonye kuko akiriho, yaramaze kubwirwa n'amakuru na bene se kuko Yosefu atapfuye, kuko Yosefu ariho. Ariko icyo yashakaga kumwereka kuko Imana yagize gute, yashakaga kumwereka kuko Imana yamugiriye neza, yashakaga kumwereka kuko ya masezerano yababwiraga. Haleluya. Ya masezerano yose yababwiraga ko yasohoye. Ari mu igare ameze neza, Yakobo ngamubonye aramuhobera, ngo begamirana ku majosi bararira. Yakobo ngavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo napfa uyu munsi biramaze, nishaka mfe uyu munsi biramaze rwose, kuba gusa menye kuko kiriho, menye kuko Imana yo mu ijuru yakugiriye neza. Komeza umurongo wa 31. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'Ikanani. Yego. Bansanze kandi ko ari abashumba, yego, kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo n'abahamagaza akababaza ati, umwuga wanyu ni umuki? Muzamusubize muti, abagaragu bawe turagira amatungo, twahereye mu buto bwacu tugeza n'ubu twebwe ubwacu n'abasogokuruza. Muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'Gosheni, kuko umushumba wese ari kizira ku Banyegiputa.
ndaza gusoreza kuri aya magambo. Yosefu ngo amaze kubonana na se, yicaza bene se hamwe na se, arababwira ngo ngiye gutanga raporo kwa Farawo ko mwahageze. Ariko nimara gutanga raporo kabwira Farawo ko mwahageze, ndamubwira ijambo rya kabiri, ndamubwira ngo bene data na data ubwe, ndamubwira kuko ari abashumba, ndamubwira kuko ari abantu baje bakora umurimo w'ubwungeri, n'abantu bagira umwuga w'ubwungeri, baje baragira intama. Ariko arababwira ngo nimara kumubwira gutyo, icyo nzi neza nuko Farawo nawe azabahamagara, namara kubahamagara ababaze ngo se umwuga wanyu. Oh haleluya. Reka nkubaze nawe uyu munsi wowe urimo kunumva, ese umwuga wawe, umurimo wawe nimba ariko byose ni kimwe, umwuga ukora, umurimo ukora ni uwuhe? Umurimo ukora wowe urimo kunumva, wowe unkurikiye muri kino gitondo, umurimo ukora, umwuga ukora ni uwuhe? Nibababaza Farawo nababaza, muzamubwire ngo turabungeri kuva kuri twebwe na data na basogokuruza, twebwe turabungeri, tuzaturagira inka, tuzaturagira amatungo, umwuga wacu ni ubwungeri mu nzu y'Imana. Haleluya. Mu nzu y'Imana ugira mu uwuhe murimo? Niki uzukora mu nzu y'Imana? Ese uyu munsi Imana yo mu ijuru kuba iguhamagaye ikakubaza, cyangwa se undi muntu wese aguhamagaye akakubaza, akakubwira ngo se niki umaze mu nzu y'Imana, niki uzukora mu nzu y'Imana? Igisubizo cyawe cyaba ikihe? Aha harimo irindi jambo rikomeye ryo guhitamo, kuko Yosefu yaritegereje aravuga ngo nintavuga ko ari abungeri ntibashobora kuja gutura i Gosheni, kandi yashakaga ko baje gutura i Gosheni. Iri jambo rero Gosheni, haleluya, i Gosheni mwibuke neza kuko muri cya gihe cya Mose ibyago byarabaga, ibintu Imana ikarekura ibintu, Imana ikarekura ibishute, Imana ikarekura inda, Imana ikarekura ibikeri, ariko bikagenda bikazenguruka igihugu cyose, ariko byagera i Gosheni hose hagasigara ari iki? Hagasigara ari amahoro. Bwana sifiwe. Abicaye muri iyo nkuge, abicaye muri Kristo Yesu, abari i Gosheni, nubwo ibyago byohinda bagana mu Giputa, nubwo ibyago byohinda bagana muri iyi si, ariko abari muri Yesu, abari muri Kristo Yesu biteguye neza gusohorezwa amasezerano, biteguye neza kugera ku ntego y'Imana, kuko bari mu mahoro. Kandi nta handi wabonera amahoro atari muri Kristo, nta handi wabonera amahoro atari muri Kristo Yesu. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire, ni ngombwa kuko uyu munsi wibaza uzuhitamo niki wahisemo. Hari ikindi kintu abantu baje birengagiza. Abantu benshi bakunda gukurikira ibintu by'imipira, ariko bakinye b'imipira hariho abantu buriya mu kibuga habamwe abantu bakomeye ndagira ngo bagera kuri 4. Abantu ba mbere bakomeye ni bari abakinyi 11 baza baje mu kibuga bagakina, abantu bose bakabazenguruka. Umuntu wa kabiri ukomeye muri uriya mupira n'umutoza utoza ya kipe kugira ngo abashe kubageza kuri ruriya rwego. Uwa gatatu n'umusifuzi, kuko umusifuzi niwe ugena, niwe ureba, niwe ukora ibintu byose. Uwa gatanu n'umufana ufana kugira ngo ikibuga gishuhe. Ariko cyo shaka kuvuga, ndashaka kukubwira umuntu umwe muri aba bantu bane, umuntu witwa umutoza. Umutoza niwe uzumenya nimero umukinyi agomba gukinaho, niwe uzumenya ibintu uko ibintu bigomba kugenda. Hari n'abantu benshi usibye n'abatazi neza icyo bakora mu murimo w'Imana. Hari n'abandi benshi gusapfa gusimbuka akavuga ngo ngewe nduyu nguyu ntazi n'icyo ari cyo imbere y'Imana, ntiyisobanukiwe, ntazi nimero ashobora guhagararaho ngo akine. Ariko reka ngubwire, dufite umutoza udupanga inimero.
kandi akavuga ngo wowe uzaza ukina kuri iyi nimero bitewe n'impano nagize gute, bitewe n'impano naguhaye. Bamwe bahawe izo kuririmba, abandi bahabwa izo kuvuga ubutumwa, abandi bahabwa izo gufasha abarwayi, abandi bahabwa izo gusengera abarwayi, abandi bahabwa izo gufasha abakene, abandi bahabwa impano nyinshi uko twagiye tuzihabwa. Ariko usanga kenshi na kenshi abantu badashaka guhitamwo cyangwa se badashaka kwemera iyi mpano neza bwite y'Imana yamuhaye, ahubwo agashaka kurarikira izindi agashaka kuja mu zindi, ariko reka nkubwire, kugira ngo uture neza i Gosheni, kugira ngo ube muri Kristo Yesu neza, oh haleluya, kugira ngo ube muri Kristo Yesu neza wemye nuko wemera icyo yaguhaye, nuko wemera icyo yashyize muri wowe, nuko wemera guhitamo, nuko wemera kuvuga uko ashaka kukuvuga. Yosefu arababwira ngo nimugere imbere ya Farawo, nababaza muzomubwire ngo kuko nanje nzaba nabimubwiye, namwe muzomubwire ngo turabungere. Sinzi nimba uzuvuga uko Imana ishaka kukugomba kuvuga, sinzi nimba uzuhitamwo uko Imana ishaka kukugomba guhitamo, sinzi nimba uzushobora kuyobora amarangamutima yawe uko Imana ibishaka, sinzi nimba imyumvire yawe uzubasha kuyijyana ukabasha kuyiyobora uko Imana yo mu ijuru ibishaka, sinzi nimba ibitekerezo byawe ibigambiririrwa iriya mu mitima, sinzi nimba uzubizanira Imana ukabiyobora ukavuga ngo nawe ibitekerezo byawe. Dawudi yigeze kuririmba umunsi umwe aravuga ngo mutima wanje Imana ishimwe aravuga ngo nawe wa mutima wanje we, arawubwira ngo himbaza Imana, kugira ngo ube Gosheni, kugira ngo turi Gosheni neza, nukwemera gukora ubushake bw'Imana, nukwemera kugendera mu bushake bw'Imana, nukwemera kuvuga uko Imana ishaka, nukwemera gukora uko Imana ishaka, nukwemera guhagarara kuri nimero cyangwa se ugahagarara mu mwanya Imana yagushizemo. Ntuparagurike, ntugire ibintu by'akavuyo. Hagarara aho Imana yashatse kukugomba kugira gute, hagarara aho Imana yashatse kukugomba guhagarara. Aho ngaho niho Imana yo mu ijuru izakugirira neza. Antreneri arahari, kandi uyu antreneri niwe ufite neza niwe uzi neza aho ugomba kuba uhagaze, kandi nuhahagarara kubera kuko ariho yagushize kuri iyo nimero urahakina neza. Yuza yararirimbye aravuga ngo iki kibuga turimo gukiniramo n'abandi bagize gute, n'abandi bagikiniyemo, ariko bene se wa Yosefu na Yakobo ubwiwe ngo bumvira Yosefu, ngo bageze imbere ya Farawo ngo bavuga neza uko Yosefu yamubwiye. Farawo aravuga ati ubwo namwe muhise mu ibyo ngibyo, okay nimugende i Gosheni mu mahoro y'Imana, i Gosheni mu migisha y'Imana, i Gosheni muri Kristo Yesu. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro, haleluya. Abari muri iyo nkuge bafitemo amahoro, amazi ariko arareremba kuri iyo nkuge. Abandi bose bapfuye bashize, ariko abari muri Kristo Yesu, Paulo yaranditse aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho, ngo kuko itegeko ry'ubugingo ryatubatuye mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ndagira ngo nsoreze aha uyu munsi, ariko nshaka kugira ngo nkubwire aya magambo. Twari ko tuvuga ngo Imana yo mu ijuru ituzi mu mazina, aho uhayunyura, aho ugiye hose Imana irahazi, aho uri uyu munsi Imana irahazi. Nimba uyu munsi urahuri nuko Imana yashatse kugugomba kubuhari, kuko Imana itabishaka tuba warahageze. Cya kabiri twavugaga ngo Imana yo mu ijuru niyo yabanye, Imana yo mu ijuru niyo yabashije kubana n'abariya abakozi bayo, niyo yabanye na Yakobo, ariko imuzamurira mu bibazo, imuzamurira mu giputa, imuzamurira ahantu abantu batatekerezaga kuko igomba kuhamuzamurira, ariko aho ngaho niho yamugiriye ubwoko bukomeye. Imana kugira ngo ikuzamure izakuzamuriraho abantu badatekereza, aho abantu bahe bavuga ngo wapfuye, aho abantu bahe bavuga ngo ibyawe byarangiye, ariko aho ngaho niho Imana izakuzamurira, kandi Imana ntizakugirira umuntu ukomeye. Ndagira ngo nkubwire rero ijambo twarimo tuvuga ni ukugira ngo numara kugera aho ngaho ugiye guhitamwo aho kuba, ugiye guhitamwo icyo gukora, uzawibaza ngo ese mu nzu y'Imana mbamwo nza nkora iki,
wakubaza uyu munsi wamusubiza gute? Hari umuririmbyi ngira ngo nawe waririmbye aravuga ngo simana n'abantu, Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Ariko hari wa entraîneur uhaye kubwira ngo reka ngupangire nimero, nimara kuyigupangira nuyihagararaho, nuja muri uriya mwanya uzawukora neza, kuko Imana yagiye ihereza buri muntu wese bikurikiranye n'ibyo yakoze. Ndagira ngo soze ngiye gusengana nawe, ndagira ngo soze nsengana nawe kugira ngo dufite entraîneur, kandi uwo entraîneur ni utuzi, ni uzi entraînement, ni uzi upanga abakinyi, ni uzi entraînement twahuye nazo. Haleluya. Hanyuma akadushira muri uwo mwanya. Ndagira ngo nkubwire ngo ntutinye kumanuka uja mu giputa na hariya, ntutinye kwinjira muri biriya bibazo. Uyu munsi nta giputa, ariko turiko turakubwira ngo ntutinye kwinjira muri biriya bigeragezo. Imana iguhamagaye mu izina ryawe irarizi, igiye kukubwira ngo ndi kumwe nawe, nzakugira ubwoko bukomeye, nzakugira ishanga rikomeye, nzakuzamura, nzakugirira neza. Ariko numara kuhagera uzamenye uko witwara, uzamenye kuko ugomba guhagarara mu mwanya wawe, nuko ugomba gukorera Imana. Kandi nugenda ntukagire ikintu cyawe usiga inyuma, uzajane n'ibintu byawe byose kugira ngo nabyo bibashe gukorera Imana. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza, Imana idufashe kugira ngo tubashe kuba twabasha kugera muri uyu mwanya mwiza wo gukorera Imana neza, kugira ngo amasezerano yacu, Bibiliya iravuga ngo uyu ni wo munsi isezerano rya kabiri cyangwa se igice cya kabiri cy'amasezerano ya Yosefu cyabashije gusohora. Yosefu abonye se Yakobo bose baje ngo ari we ubaye umutware, ari ubaye umutware wabo, bose bamwita databuja, bose bavuga ngo abagaragu bawe turi imbere yawe. Imana ihabwe icubahiro kuko icyo yadusezeranije izakomeza kugisohoza. Reka tuje imbere y'Imana dusenga. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndongera gusabira abapapa barimo kunumva, abamama barimo kunumva, abasaza n'abakecuru, abahungu b'abakobwa abakobwa, urubyiruko rwose muri rusange. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, hariho abantu bari bacitse intege, hariho abantu bari kubumva kuko Imana itakibazi, abantu bumva kuko Imana itakibumva, nubwo basenga bakavuga ngo Imana ntabwo ikinumva. Ariko ndabibutsa uyu munsi, ndashaka kukubwira ko uyu munsi Imana yo mu ijuru iracunga gusenga kwawe, Imana iracunga gutaka kwawe, Imana iracunga kwinginga kwawe, kandi iracyari kwikubwira ngo ijwi rikubwiye ngo Imana iri kumwe nawe, Imana iragendana nawe, Imana izakuzamura, Imana izakugira ishanga rikomeye, Imana izakugira ubwoko bukomeye, Imana izakugira umuntu ukomeye, Imana izakugira urubyaro, izaguha urubyaro rukomeye, Imana izaguha urubyaro ruhindura amahanga, Imana izagukiza ayo makuba n'ibigeragezo, Imana izagukura muri ibyo byose, kuko Imana yiteguye kugusohoreza amasezerano yayo. Urakoze Mana kuko urimo kutwumva, kandi ureke buri muntu wese, sabiye buri muntu wese kugira ngo abashe kumenya uko ashobora kugendana nawe no kwinjira mu bushake bw'Imana, kugira ngo abashe gutura muri Kristo Yesu, abashe gutura i Gosheni, abashe kubaho ari muri Kristo Yesu, kandi yumva ubugingo bwe ari amahoro. Urakoze rero kuko ubyumvise, urakoze kuko udufashije, urakoze kuko dutabaye, urakoze kuko uri Imana yacu, kandi buri wese Mwami Imana iri mu ijuru umuhe guhagarara mu mwanya wamuteganirijwe kugira ngo ubashe kumusohoreza ariya masezerano. Urakoze kuko ubyumvise kandi kuko bidukoreye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.